kuki bamwe mu ba perezida bayobora Afrika bahisemo guceceka ku kibazo cya Ibrahim Traoré? Kuki bamwe mu bayobora Afrika bahisemo kuruca bakarumira kubijyanye n'ikibazo cya Ibrahim Traoré? Abanyarwanda bati kuki barumye gihwa? Impuguke, inzobere, abahanga, abasesenguzi mu bya politiki, utaretse n'amarira agahinda k'abaturage rubanda rusanzwe bafite bavuga bati kuki ibingibi bikomeje kuba abangaba barebera. Nitwa Seborexon, you have to know me and to love me. Kora subscribe kuri Menyekana TV nimba utari wayikora. Isegonda kurindi umunota ukuwundi tugiye kwinjira kubivugwa ku ngingo ku busesenguzi bukomeye. Impamvu ni iyihe kubera iki bahisemo guceceka? Ngagi, umunyamakurukazi ukomeye wo muri Kenya, ubwo yaganiraga n'umugabo Bukari, n'umunyakenya, inzobere, impuguke mu bya politike, umuhanga, yaramubwiye ati ibi byose ni imipangu y'ibi bihugu bikomeye. Ati ibi bihugu bikomeye iyo bishaka kukurangiza ni iki ngiki bikora. Bafashe Ibrahim Traoré, barangije bamugira umunyabyaha bashingiye kubanza kwerekana ko leta ye ari nyagitugu. Ati ikintu bakora aba bantu nukubanza bagafata leta yawe bakerekana ko nta demokrasi mufite mu gihugu, bakerekana ko kandi abaturage ubabangamiye uri umunyagitugu ukomeye cyane. Ati naho biriya byo kuvuga ngo basahabu, izo ni strategy zabo, ariko ubuhanga nkubwiye nubwo ngubwo. Ati ikindi kandi ubuhanga bakoresha bagerageza kugira ngo ibyo bo bakora bitaza kubabarwaho, ahubwo bagafata abagabo b'abirabura, abagore b'abirabura akaba ari bo banyuraho kugira ngo bagusenye, babone ko ari bene wanyu bari kukurangiza. Ati nk'urugero rwa hafi, ati urareba uyu mugabo, uyu general Michael Langley wo muri Amerika. Ati uyu nguyu Afrika tumufata nk'umwana wacu. Ati kandi ukareba uyu mukobwa nawe uyobora iri shyaka rya Conservative Party ryo mu Bwongereza, Kim Badak. Ati uyu nawe tumufata nk'umukobwa wacu hano muri Afrika. Atariko abangaba nibo banyuzwemo kuko ari abirabura, ariko bafite ibyo bashinzwe hariya kugira ngo berekane ko Ibrahim Traoré ari umunyabyaha. Atariko ibyo twarabibabwiye, twebwe twababwiye ko ibyo ngibyo bigomba guhagarara, tutazakomeza kubona cyangwa se kwemera kurebera ko bakomeza gukora uwo mwanda bawukorera mu birabura bene wacu. Ati kandi ikindi, abirabura bene wacu bagakwiye kugira ubwenge, kubera ko iki ni ikibazo kizasigara no mu bisekuruza bizadukomokaho. Umunyamakuru Ngagi yarongeye abaza Bukari, aramubwira ati ikindi kibazo cy'amatsiko, ese ubona kuba Ibrahim Traoré abantu benshi baramuhaye attention b'abanyafrika, urubyiruko rwarigabye mu mihanda, atari n'urwo muri Burkina Faso gusa, ahubwo ari mihanda yose bakajya gushyigikira Ibrahim Traoré. Ubona ko wenda abayobozi cyangwa se bamwe mu baperezida ba Afrika bashobora kuba baragize ishyari kubera ko Ibrahim Traoré akunzwe cyane, ari kwitwa intwari ya Afrika? Bukari yaramusubije ati yego nta gushidikanya rwose, ibyo nibyo cyane. Bukari ati igihe umwana wa Afrika ushize amanga Captain Ibrahim Traoré yarari kugerageza guca iminyururu y'ibi bihugu bikiza n'ubukoroni bushyashya bishaka kuzana ubundi bukoroni buvuguruye ariko bunyuze mu buryo bw'amayeri. Ati igihe yabikoraga, igihe yarari mararwana, bamwe mu baperezida ba Afrika bari kurebera, bari bacecetse rwose, bari bafite ahubwo impungenge zo kurinda intebe zabo ndetse no kurinda ubutegetsi bwabo. Ibyo kandi bijyanye no kurinda ibifu byabo n'izo nda zabo. Ati kuko bamwe mu bana babo biga hanze, biga muri ibyo bihugu, bafite imitungo muri ibyo bihugu, niyo imirimbanyi zirwanira kwishyura kwizana kwa Afrika zibateye kudeta zikabavanaho, ibyo bihugu nibyo bibaha ubuhungiro. Ati birababaje. Ati mu gihe twari dutegereje ko umuryango wa Afrika, igihe twari dutegereje ko bamwe muri bagenzi ba Ibrahim Traoré baba perezida bagenzi be bazamura amajwi bakavuga, ahubwo nicyo gihe cyabayemo cyo kuhita abaceceka. Ati ibingibi ntago bitunguranye, ariko nta nubwo bitangaje. Atari ku kindi, nta gushidikanya nabyo bifite iherezo, kuko urebye umusore ukiri muto nka Ibrahim Traoré ushize amanga, uhanganye,
uri kurwana n'aba bagabo ati ubona ko ari ikintu abanyafrika twese twakakwiye guterwa ishema nacyo ati kubera ko nitutavuga nitudahaguruka tukamera nk'aba bamwe mu ba perezida bacu batuyoboye ati tuzabura intwari kandi ikindi ati ibi bizagira ingaruka ku miryango yacu tusa nkaho twirebaho murebe bari abazungu ntago bo bakora ibyabo gusa bakora iby'ibisekuruza bizabakomokaho ati Ibrahim Traoré barashaka akumugira nka Magufuli wo muri Tanzania ati byo murabyibuka ati ikindi kandi muribuka Muammar Gaddafi ibyo bamukoreye ati abaperezida bandi barareberaga ati ibi nibyo bashaka gukora ati se izo demokrasi bavuga no kutwereka ko iwacu muri Afrika tudafite amahoro ugize ngo twebwe tubarusha intambara ati hoya bahorana intambara bahorana ibyihebe bahorana ibitero ati mufata urugero murebe ibitero bikomeye byagiye bibaho gupfa kwinshi kw'abaturage ni muri izo za Amerika ibyihebe bibagabaho ibitero ati ni muri ibyo bihugu ibibazo ibyorezo niho biba byiganza cyane ati nta zindi muhabazungu badufitiye ati Ibrahim Traoré ari kurwanya rejecting foreign domination uko gutegekwa kw'amahanga ikindi ari kushaka kurengera imitungo y'igihugu cye ndetse na Afrika muri rusange kuko ibi bihugu baratwiba n'abajura ati kandi ikindi ari kurinda ubusugire bwa Afrika ndetse n'igihugu cye kubera ko bigize abayobozi mu gihugu cyacu ndetse no muri Afrika yacu baza kudutegeka nibo batubwira ibyo dukora ati birababaje cyane kubona bamwe mu bayobozi mu baperezida ba Afrika baceceka bakaruca bakarumira ati muri Liberia bari kwigaragambya muri Monrovia ni igihugu kitayoborwa na Ibrahim Traoré ariko abaturage abiganjemo abakiri bato bigabye mu mihanda bari kwigaragambya ariko birababaje kubona umuryango wa Afrika ucecetse nta kintu wavuga abaperezida nta kintu babivugaho ati bahisemo guterwa isoni bahisemo rwose guterwa isoni n'ikimwaro nibyo bibakwiriye nibyo bibabereye kubera ko nimba umuturage ajya mu muhanda uri umuyobozi wowe ukaguma mu rugo ukaguma mu nzu kandi ari wo muyoboye nuko uri guharanira inyungu zawe nuko abana bawe bari mu mahanga nuko umuryango yawe ufite imitungo mu mahanga nizo kudeta nizikubaho imirimbanyi z'amatwara amashyashya yo guharanira Afrika nziza zikagukura ku butegetsi uzahungira hariya nibo bazaguha ubuhungiro ariko uzahora uri umucakara wabo uzahora uri igikoresho cyabo ati bamwe muri aba baperezida bameze nk'ibipupe by'ibihugu byo mu burengerazuba barakoreshwa nta kindi barenzaho buzuye ubwoba bazi ukuri kw'ibiba bazi ukuri kw'ibihari ariko ntacyo bavuga nta kintu bashobora gutobora Gaddafi yapfuye bareba bari bazi ukuri bari bazi ko Gaddafi azira ubusa Magufuli yapfuye bareba bari babizi ariko bararamira inda zabo perezida wa Nigeria hari icyo yakora hari icyo yavuga ariko ntago yavuga perezida wa South Africa uyoboye iyi South Africa n'aya mastate ari muri South Africa akwiye guterwa ikimwaro ati ugashyiramo n'uyu perezida uyoboye Afrika yunze ubumwe uyu nta wundi ni Joao Lorenzo ati yakomeje no guceceka ibaze perezida uyoboye umuryango wa Afrika zunze ubumwe ati yagakwiye guterwa ikimwaro yagakuba arashemed yo kuba arebera ibi ngibi atari ko nta kundi nibyo bahisemo urubyiruko abakiri bato abana basore bakiri bato ahubwo nibo bafata risk nibo bishyira mu byago bakarara mu mihanda badafite ibyo barya badafite amafaranga bagakubitwa bagafungwa bakagirirwa nabi bikomeye nago bo bitaye kucyo bahomba ariko bitaye kukurwanira Afrika ati rero abo ngabo nibo bafite umutima nk'uwa Ibrahim Traoré abo nibo Ibrahim Traoré yashibutsemo abarwanira kwishyira kwizana kwa Afrika abarwanira ko Afrika itagakwiye kwibwa imitungo kandi Afrika ari wo mugabane wagakwiye kuba ubayeho neza n'abana bayituye babayeho neza ariko birababaje kubona abanyafrika ari twe tubayeho nabi kandi ari twe dufite imitungo ari twebwe dufite ubuzima bwiza
muzababona mu gihe cya sama dufite ikirere cyiza bahunga iwabo bakazi wacu bose uzababona uruhu rwera bazirukira hano muzababona baza baradukunze se hoya bari kubaka ibikorwa byinshi wacu muri Afrika nuko babaje kubona ko Afrika ari umugabane mwiza turi umugabane mwiza. Ellen Ngagi akomeza abaza Bukari aramubaza ati utekereza ko ari iki gituma bakomeza gutinya bakomeza kuguma mu bwihisho aba bamwe mu baperezida? Bukari ati baratinya yego baratinya kubera ko bafite ubwoba bwo kuba ngo hari kitwa sanctions uzabyumva His Excellency Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabigarutseho ababwira ati ariko izo sanctions zanyu ibyo bihano gufatirwa ibihano ibyo bihano byanyu bimaze iki ku buzima bwacu kuki mwadutegeka uko twe twabaho? Ati barabitinya bagatinya no guhagarikirwa inkunga izo nkunga nazo zimwe na zimwe abo baperezida batageza ku baturage ahubwo bakomeza gushyira mu bifu byabo. Ati ikindi bagushyirirwaho ibihano ngo by'abayobozi kumva ngo runaka generali runaka yafatiwe ibihano najya muri iki gihugu azahita afungwa hashyizweho ibipapuro byo kumuta muri yombi. Ati izo ni strategy ibyo bihugu byo mu burengerazuba bikunda gukoresha. Ati kandi abaperezida bamwe na bamwe barabitinya. Ati ariko dukeneye abaperezida bakwiye guhagarara tugahagararira Afrika tukema tukerekana ko nta gishobora kudusubiza inyuma nk'abanyafrika. Ati ibingibi bigomba kurangira ubukoroni bushyashya nibyo bintu bashaka kwimika mu banyafrika. Ati muribuka Magufuli utari umaze igihe kinini ku butegetsi ariko Magufuli yakoze ubutwari. Magufuli yari umuyobozi mwiza w'icyitegererezo. Magufuli wahembwaga ibihumbi 15 by'amadolari ariko akayanga agafata umushara wakawugabanya inshuro enye agahembwa hafi 5,000 kugira ngo andi ashyirwe mu kigega igihugu gitera imbere. Iyo babonye rero umuntu nk'uwo ufite umutima ukomeye umutima wo gufasha igihugu nta kindi bamukorera ni biriya nibyo bashaka gukora nibyo bashaka gukorera abo baperezida bafite umutima nk'uwo. Muribuka Muammar Gaddafi muratekereza ko bari bishimye gute? Ibyari biri muri Libya ntago bibi wabo nubwo ibihugu byabo bikize. Umusore iyo yaga gufata umwanzuro wo gushaka umugore leta yamuhaga amafaranga yo gukora ubukwe ikamuhereza nayo gutangira business. Reba babaciyemo ibice ubu abanyaribya babaye impunzi bishe Gaddafi nibyo bashaka. Abaperezida rero bamwe na bamwe bacu baracecetse nta kintu bashaka kuvuga. Afrika twakwiye guhaguruka duhaguruke dushyigikire Ibrahim Traoré kuko ashize amanga yatangiye kujya mu Burusiya yego nibyo reka turebe ko hari cyo bizatanga katurebe ko Putin wenda ari cyazamufasha. Yagakwiye kujya mu Burusiya se yakakwiye kujya gushaka Putin cyangwa yakakwiye kuza muri African Union akicara n'abandi bagenzi be baba perezida hakaba inama y'abanyafrika tukarebera hamwe. Ariko ntibishoboka birababaje kubona uyu generali nahoze mbabwira Michael Langley uyu niwe uhagarariye niwe uyobora ingabo niwe uhagarariye Amerika muri Afrika uyobora igisirikare cya Amerika muri Afrika. Ibaze nawe icyo kintu ariko niwe wagakwiye kujya hagati akumvikanisha izimande zombi ariko nawe siwe ni system y'abari abantu nta kindi bashaka. Barabibona ko mu gihe gito Afrika ishobora kuzabarengaho mu bice bitandukanye haba abirabura turi gutera imbere haba muri iyo mikino ayo mafilimi yabo urasangamo bakizigenza ababirabura. Football mu Bufaransa ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yakinnye igikombe cya cy'isi ku mukino wa nyuma harimo abirabura bangahe hafi ya bose muri extra time nibo bari buzuyemo. Ukeka ko bibashimisha? Baratwanga turabizi bo mu mitima yabo baracyakomeza kutwereka ko badukunda ariko baratwanga. Dushyigikire rero muze dushyigikire uyu Ibrahim Traoré. Ellen Ngagi agiganira n'uyu mugabo wari wuzuye urukundo ndetse n'imvamutima aza Afrika aramubaza ati nimba ibyo bimeze gutyo niki twakora? Ibrahim Traoré yarabivuze mureke twanga ubu bukoroni bushyashya bwahinduye system bashaka kudushyiramo. Mureke kandi duclaiming ikijyanye n'imitungo ya Afrika tuyigumisha aha tuyibungabunge
tureke kuryana, tureke kureba ibyinda zacu ziri aha hafi. Ikindi duhaguruke duharanira ubwigenge bwacu. Bimwe mu bihugu biri muri Afrika biraririmba, biririmba ngo bifite ubwigenge, ariko urebye neza, urebyemo imbere ubukoroni buracyahari. Ni ubukoroni gusa, ahubwo bwahinduye isura. Icyo bwakoze bwahinduye isura, buza mu ishusho nshyashya. Bashaka kutwereka ko baturusha ubwenge, natwe tukabereka ko tubarusha ubwoba. Ahubwo mureke duhaguruke, mureke turwane, duhaguruke ku bwa Burkina Faso, ariko nanone duhaguruke ku bwa Afrika muri rusange, duhaguruke ku bwa uyu Ibrahim Traoré, tutazamubura nk'abandi. Nitwa Sebo Rexon, you have to know me and to love me. Aya namwe mu magambo akomeye uyu mugabo Bukhari yatangaje ubwo yaganiraga n'uyu umunyamakuru kazi wo mu gihugu cya Kenya. Menyekana TV, kora subscribe ni mutari wayikora kugira ngo byose n'ubundi tukorera hano bijye bikugeraho. Menyekana TV.